Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Iyo ndirimbo yahimbwe n'umupasitori w'umuporo, umuhanga muri teoloji yitwa Dietrich Bonhoeffer. Yayihimbye ari mu buroko bw'abanazi ba Hitler mu mwaka w'1945, amezi make mbere y'uko abanazi bamuhitana. Ni indirimbo izwi cyane muri ibiya bihugu bivuga ikidage nk'Ubudage, Autriche n'igice kimwe cy'Ubusuwisi. Igisobanuro cyayo kiragira kiti: turinzwe n'imbaraga z'igitangaza kandi zitagira amakemwa. Umutima wacu uratuje kandi twiteguye kwakira icyatubaho cyose, kubera ko Imana iri kumwe natwe, haba mu gitondo haba nimugoroba, mbese uko bwije uko bukeye Imana iri kumwe natwe. Mwakwibaza muti bamufungiye iki? Bamufunze kubera ko yahagaze ku maguru yombi akarwanya Hitler, akarwanya ubugome bwe n'ubuhezanguni bwe n'ingengabitekerezo ze. Baramufashe baramufunga. Nubwo yari afunze ariko ntibwamubuje gukora rwihishwa arwanya Hitler, kandi ntibwamubuje kugumya kogeza ijambo ry'Imana nubwo yabikoraga rwihishwa. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1945, abapolisi ba Hitler baramwivuganye, baramwishe. Ariko rero urabona ko yasigiye isi umurage n'ubuhamya bwiza burimo iriya ndirimbo. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Muri iriya myaka mibi cyane y'intambara y'isi yose 1940-45, hari abakristo benshi baguye mu mutego wa Hitler batabizi, bagwa mu mutego wa ingengabitekerezo ze zari zishingiye ku moko. Hari abakristo baguye muri uwo mutego, ariko hari n'abandi benshi bayibonye hakiri kare baramurwanya. Mu gice cy'abaporo navuga nk'uriya mupasiteri tumaze kuvuga. Ku gipande cy'abagatolika natanga urugero rw'umusenyeri witwa Clemens Auguste von Galen, yari umusenyeri wa Münster mu Budage. Nawe yabonye hakiri kare ayo mabi n'amarorerwa ya Hitler arayarwanya. Abantu bari batangiye kwicwa. Hitler yatangiye kwica ibimuga, abantu batishoboye, kubuza abantu kubyara ku ngufu, sterilisation forcée. Abantu bari batangiye kurigiswa bakabura irengero, mbese ni nk'abiriya byo mu Rwanda iwacu. Za kiliziya arazifunga. Nuko uwo musenyeri ahagarara ku maguru yombi atajegajega arwanya Hitler. Ntabwo yabivugaga matamatama, yabivugaga mu nyigisho ze, mu nyandiko ze, aramurwanya ku mugaragaro. Nuko ubutegetsi bushaka kumwica, ariko rero bagira ubwoba kubera ko yari umuntu uzwi mu gihugu. Bati nitumwice yenda abantu barigaragambya, igihugu kiri mu ntambara, abasirikare bafite guta morale. Bahitamo kumubika, kumufungira iwe, bategereje umunsi mwiza bazamuhitana bidashakuje. Uwo munsi ariko ntiwabaje kugera kubera ko Hitler yatsinzwe bataramwica. Hitler yamaze gutsindwa rero, ibihugu bita Rezariye ubwo binjiye mu gihugu, abasirikare batsinze nabo baza bakora amarorerwa, bahemukira abaturage. Nk'igice yari arimo cyari kimo Abongereza, baza bakora amarorerwa abaturage. Nabwo arahaguruka, musenyeri Clemens Auguste von Galen arahaguruka, arongera arwanya ayo mabi, avuga ati akabi, ikibi, ubugome aho bwaturuka hose umuntu agomba kuburwanya. Ntanze izo ngero zo mu gihe cy'Ubudage bwa Hitler
kugira ngo bidufashe kumanuka mu Rwanda iwacu turebe uko abasenyeri bacu babyifashemo imbere ya buriya butegetsi bwa Kagame na FPR. Kubera ko hari abantu benshi basesengura bakareba bagasanga buriya butegetsi bwa Kagame burusha kure ubugome n'ubwicanyi ubwa Hitler. Abandi bazakubwira bati yewe twize amateka y'isi kuva kera isi igitangira, ariko nta butegetsi bubi twigeze tubona nka buriya. Abandi bakazakubwira bati yewe ni ubutegetsi bwa shitani cyangwa satani yigize umuntu. Ikintu umuntu ahita abona ako kanya ni uko nta musenyeri n'umwe wigeze ahagarara ku maguru yombi ngo apinge cyangwa arwanye buriya butegetsi bwa Kagame ku mugaragaro. Ndavuga ku mugaragaro, simvuga mu matamatama, ku mugaragaro nk'uko twabibonye babikoze. Oya ntawe. Ariko dukurikije tukareba uko abo basenyeri babyitwayemo, imyitwarire yabo imbere ya buriya butegetsi, umuntu yabagabanyamo ibice bitatu. Igice cya mbere nicyo abasenyeri bamwe bahagaze ku maguru yombi bagasingiza buriya butegetsi, bakaburata, bakaburamya, bakabukunda, bakagerageza no kubukundisha abandi. Aho rero harimo ikibazo. Kubona ari Abanyarwanda benshi bavumira kugahera buriya butegetsi, kubona hari Abanyarwanda benshi bavuga bati kuva isi yaremwa nta butegetsi bubi twigeze tubona nka buriya, kubona hari Abanyarwanda benshi bavuga bati buriya butegetsi ni ubwa shitani cyangwa satani yigize umuntu, ariko ku rundi ruhande ukabona hari abasenyeri bahagurutse ku maguru yombi bakaburamya, bakabusingiza. Ibyo bintu biteye ubwoba kandi n'agahinda. Igrupe ya kabiri ni y'abasenyeri umuntu yavuga ko binyaye mu isunzu, bumvise induru y'Abanyarwanda batabaza, nabo baratabara, ariko ubutegetsi buti stop, nabo barahagarara, baremera, batsindwa batarwanye, bataburanye. Hashize imyaka igera kuri 2 hari umusenyeri wabwiye guverinoma, nuko aravuga ati yewe ati mu buroko hari abantu bamerewe nabi, hari abasaza, hari ibimuga, hari abantu batishoboye, nk'abo guverinoma yagira impuhwe ikareka bagataha. Reka nkubwire, intore za Kagame zarahagurutse zirasara zirasizora, bati umusenyeri uvuze ibintu nk'ibyo ngibyo mu cyumweru nk'iki ngiki bari bamuhitanye. Nawe rero yigirira ubwoba, asaba imbabazi, ati mungire imbabazi sinzasubira. Undi musenyeri hashize nk'amezi agera kuri 2 nawe yumvise ko muri prison hari abantu hari abanyururu bariho bapfa bazira inzara, nuko agira impuhwe abwira abakristo bati nimutabare, mufata mushyira ibintu hamwe, ibyo kurya hamwe, tujyane dushyira abanyururu. Nuko ku munota wa nyuma abategetsi baza prison bati uriya musenyeri ibyo ninde wabimubwiye, bati nta biryo byawe dukeneye turihagije. Uwo musenyeri nawe ati niba ibiryo mutabikeneye tuzabiha abandi babikeneye. Nuko nawe atsindwa atarwanya, ataburanye. Aho rero naho hari ikibazo, kubona umusenyeri yumvise induru y'abantu bataka bazira akarengane, akaza gatabara, ubutegetsi bukamubwira buti stop, nawe akabyemera ati ubwo mumujije gutabara nisubiriye mu rugo ndatashye, bikarangirira aho ngaho haba harimo ubugwari, haba harimo ubugwari n'ubuhemu. Kubera ko iyo utabashije gutabara uratabariza, ababashije gutabara bagatabara, byaba ngombwa ukavuza induru. Niyo mpamvu hari igitekerezo kivuga kiti kubona urebye uko ubutegetsi bwa Kagame bumeze, urebye ibyo bakoreye Abanyarwanda ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande ukabona nta musenyeri n'umwe bigeze bica cyangwa ngo bafunge kubera ko yatabaye cyangwa yatabarije,
ni ukwerekana ko harimo ubugwari n'ubuhemu. Gurupe ya gatatu igizwe n'abasenyeri bahisemo kwicecekera kugira ngo batagira ibibazo n'ubutegetsi, bararuca bararumira, nceceke ndamuke. Ahangaha rero umuntu yabwira cya gitekerezo cy'abahanga bagira bati iyo ushaka kurwanya igitugu cyangwa kurwanya sekibi, hari ibintu byinshi ufite gukoresha, hari lisite ibintu byinshi ufite gukoresha, ariko iyo ugiye kureba kuri iyo lisite usanga guceceka bitarimo. Ubutegetsi burarasa abantu ku manywa y'ihangu, bamwe baba bafite n'amapingu. Ubutegetsi buranyuruza abantu bakaburirwa irengero. Abantu barabyuka bagasanga imirambo ku misozi, abana barajya kuvuma bagasanga imirambo mu migezi. Rero numvise ubu noneho ngo basigaye barazanye furu crematoire zo kubatwika kugira ngo batagumya kwerekana imirambo hanze. Sinzi niba aribyo, ariko ikitashoboka ni iki kuri bariya bantu. Icyo gihe rero ya nceceke ndamuke ihinduka mpemuke ndamuke. Ahangaha hakagaruka cya gitekerezo nari mfite mu kanya. Niba uri umusenyeri mwiza ukora akazi kawe neza nk'umushumba mu nshingano zawe, ntibishoboka ko FPR yaguha amahoro. Niba FPR iguhaye amahoro, byanze bikunze burya haba hari ahantu wemeye guforoka mu nshingano zawe cyangwa mu kwemera kwawe. Niba FPR igukunze ikagufata k'amata y'abashyitsi, uri umusenyeri, byanze bikunze burya haba hari ahantu wemeye kugambanira ukwemera cyangwa inshingano zawe. Rwose mu Rwanda abasenyeri bahemukiye Abanyarwanda, babereye ibigwari, barabatereranye kandi na n'ubu baracyabatererana. Natanga urugero nka buriya Abanyarwanda bari mu Rwanda n'Abanyarwanda bari hanze ni na benshi cyane. Ku mpande zombi usanga hari inyota yo gushaka kubonana ngo bahure bacoce ibibazo, basasa inzobe, barebe ukuntu bavana u Rwanda mu kangaratete k'intambara n'ubwoba. Ariko rero ibyo ntabwo FPR bishaka, kubera ko bitari mu nyungu zabo. Aho rero niho twagombye kubona abasenyeri bacu baza bagahagarara mu cyuho bagahuza Abanyarwanda, ariko ntabwo tubabona. Giteye agahinda ahubwo nuko hari abasenyeri bari muri uwo murongo wa FPR nabo badashaka ko Abanyarwanda bahura. Nibyo ndabizi, barahari, bariho. Umuntu yakwibaza ati ariko niki gitera iyo myifatire? Ni ukubera iki? Yewe ni ukubera ko abasenyeri bacu bafite indwara ebyiri. Ni indwara chronique kandi zikomeye. Indwara ya mbere ni indwara y'ubwoba, indwara ya kabiri ni indwara y'ubwoko. Ushatse wavuga ko indwara ya mbere ari ubwoko, ya kabiri ikaba ubwoba, kubera ko hari aho bigera kimwe kikabyara ikindi. Kandi aho bikomereye nuko byose izo ndwara zombi zifite imizi ikomeye cyane mu mateka yacu. Hariya amagurupe y'abasenyeri navugaga mu kanya, iyo yarebeye mu ndorerwamo y'ubwoko, usanga igrupe ya mbere n'iya kabiri bigizwe n'abasenyeri b'abatutsi. Bareba ubutegetsi bwa FPR bakavuga bati ni ubutegetsi bw'abatutsi bene wacu, ni tushpa, ntugire ikibikoraho. Bareba igisirikare bakavuga bati ni igisirikare cy'abatutsi bene wacu, ni tushpa, ntugire ikibikoraho. Uwari wese waturuka hanze atanga critique ku butegetsi bakamufata nk'umwanzi. Abo basenyeri nabo bamufata nk'umwanzi. Niba ubutegetsi bukoze ikintu kibi cyane, ntabwo abo basenyeri babibona, ahubwo babona ari ikintu cyiza, kubera ko bafite iyo ndwara y'ubwoko isa n'ibahuma amaso igakinga n'umutima rimwe na rimwe. Ni indwara ikomeye. Ahandi ntabwo ubwoko ari bubi, ahubwo ni ikintu cyiza. Ariko mu Rwanda ubwoko ntabwo ari ubwoko, ni indwara. Ni indwara mbi kandi. Uribaza umuntu uhagarariye Kristo hano ku isi,
uragiye imbaga y'abantu bangana kuriya, ariko kubera iyo ndwara ikintu kibi akakibonamo cyiza. Ni indwara nyamunsi. Igrupe ya gatatu uzayisangamo abasenyeri b'abahutu nabo bifitiye ubwoba, batireka da ziriya nkotanyi z'abatutsi zitazanyicira, nuko akibiraho mu bwoba. Hari umunyarwanda uvuga neza nigeze kumva avuga ngo ubwoba butoba ubwonko. C'est beau, c'est bien dit et c'est vrai. Uribaza umuntu uhagarariye Kristo hano ku isi, uragiye imbaga y'abantu bangana kuriya, ariko afite ubwonko bwatobwe n'ubwoba. Umuntu yakwibaza ati noneho inzira ni iyihe? Igisubizo ni ikihe? Yewe igisubizo ni uko abasenyeri bacu bakwemera ko barwaye. Icyambere bagomba kwemera ko barwaye. Ko umusenyeri wakumva mvuga ibi ngibi ari mu Rwanda, wasanga avuze ngo uriya arateranya Abanyarwanda, ntabwo ari byo. Nacyo ni ikindi kibazo, kuko ntabwo bazi ko barwaye. Ce sont des malades qui s'ignorent, ntabwo bazi ko barwaye. Ubwo rero kugira ngo igisubizo kiboneke nuko bakwemera ko barwaye. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, bakagira ubushake bwo gukira izo ndwara uko ari ebyiri. Indwara y'ubwoba n'indwara y'ubwoko. Kera mu Rwanda, ubu ngubu sinzi niba bikiriho, hariho igihe abana bagiraga ubwoba yenda nk'ikintu kikabatera ubwoba, ubundi hari reflexe physiologique ituma bashaka kujya kunyara. Noneho umwana mukumva umwana aravuze ati ngiye kunyara ubwoba sha, ingaze nyara ubwoba ubundi nze tubonane. Nuko akinyabya akanyara icyo ngicyo twita ubwoba, akanyabugabo kakaza, noneho akabasha guhangana n'icyo kintu cyamuteye ubwoba. Abasenyeri bacu rero nabo kugira ngo bahangane n'ibibazo by'ingutu igihugu gifite, nuko bakwemera kunyara ubwoba, bakemera kunyara ubwoko. Kubera ko u Rwanda rufite ibibazo bikomeye bigombera abagabo. U Rwanda ruzagarukirwa n'Abanyarwanda biyemeje kunyara ubwoba bakanyara ubwoko.